Allo. Hello. Yego muraho neza. Muraho neza amakuru yanyu Kenny. Yego VIP turakomeye urinde se. Banyita Rafiki Gatete. Yego Gatete. Merere Nairobi muri Kenya. Ndabakurikira cyane, ndabakunda cyane. Yo urakoze cyane Gatete. Urakoze cyane. Gatete uzi reka nguha amakuru. Kenny azaza muri Nairobi kwa mbere. Karibu Kenny. Uyu muntu azagucika mudahoberanye. Nagomba kuza ko mfite akazi kenshi sinzabishobora. Arokera azabahana. Kabisa aba VIP ni karibu hano turi benshi kabisa. Nibyo go tubwira amakuru bimeze bite rero. Turakomeye hano muri Kenya. Turashima Imana. Nagiraga ngo mbashimire ku kazi keza mukora cyane. Nukuri munatuhugura kabisa. Ibintu byinshi byo gukora hano hanze hari batazi nk'ibintu bya customer care muri kuvugaho. Mu busanzwe hano nkora akazi ka taxi, ntwara imodoka ibintu bya Uber. Customer care ni ingenzi cyane hano muri Kenya. Ngaho tubwireho gato nk'abakiriya wafashe neza ukabaganiriza neza ukabashima, ntabwo ubona ko haba hari ikintu ugasanga n'umuntu ahise kwisabira nimero ati ubundi wanyerera nimero nkajya nihamagarira wowe, ntabwo birakubaho ibintu nk'ibyo? Bibaho inshuro nyinshi. Kwanza hari akantu warangijeho kajyanye n'isuku kuri ya mategeko. You wakiriye umukiriya neza ugaseka ugashyiraho ku gasumari nk'uko bivuze, ukamwereka umutima mwiza, haba ari nk'ikintu kibaye ukaporojayizinga gutyo, isuku ikaba ari yose, na tip urayibona kabisa. Urayibona? Ntabwo naguciriye umuntu kuri kubuza Gatete. Najye nuvuga ngo birebora ntabwo batanga tip. Impamvu badatanga tip nuko na customer service nziza wamuhaye. Customer service umuntu wamunesheje Gatete wowe ugiye ahantu ukabona umuntu agufashe neza, niwakora mfuka mu hagatipu nawe niwabikora kabisa. Nibyo kabisa. Nanjye ndi umuntu nyine ubwo numva ndi umuhasira mba nshakisha amafaranga, ariko iyo ngiye nko muri hoteli ukuntu ngiye gufata agakofi nkasanga hari umuntu uri kugufata neza, nanjye ngira gutya nkakora mu mufuka kabisa. Urabikora pe? Urabikora. Naho ubundi customer care kweli irakenewe cyane mu Rwanda. Leta mu bigo byigenga, leta iragerageza, ariko ibigo byigenga amahoteli iki nabyo bigomba gushyiraho umuhate. Naho ubundi ibintu kuri iyo story waduhaye abazungu go kwanza nasetse nagiye hasi. No abazungu bazagiye kubatera inda bose. Yagize ngo bamukunze. Erega Gatete nuko utarabibona baragusekera ukumirwa ukavuga uti burya ndi umusore w'igishongore kabisa. Kumbe numenye ko bari mu kazi. Izo bintu byanyibukije bimbaho cyane, ubwo nibwo nsetse bimbaho cyane. Nawe wari uzi ko hazashya kabisa. Abigihura n'abazungu urabona nyine, niba inshuro nyinshi n'abandi gutekereza wenda ko baje muri Afurika bababwira yuko abantu wenda hari ukuntu tumeze, abari guseka ukanibaza maraseka ikibundi. Ariko ni customer care ibikenewe, ako gasumari kaba gakenewe, ukabona nuko muganira. Byo byagiye mu muco wabo, kandi no kubera ko batembera cyane. Buriya nawe utembera ukagera ahantu nko mu Bushinwa bwa mbere cyangwa mu Buhinde bwa mbere ukafunga isura nta cyavamo, uvuga ugufungura ugaseka abantu bakanye. Aho mubwise uri Gatete yewe Kenny uyu muntu nyamanga Gatete niwe wabatembereza Nairobi.